Twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Marebe TV. Uyu ni wa mwanya tubategurira ibiganiro bitandukanye byerekeye umuco ndetse n'amateka, insigamigani ndetse n'imigani bitandukanye tubategura twifashishije ibiganiro bitandukanye. Kuri uyu munsi tugiye kugusobanurira impamvu Umwami Ruganzu Ndoli bamwitaga Cyitatire Cya Mutabazi. Turakwibutsa gukanda inzogera y'umutuku yanditseho subscribe kugira ngo ujye ubona ibindi biganiro tugenda tukugezaho. Tega amatwi usobanukirwe neza impamvu Umwami Ruganzu Ndoli bamwitaga Cyitatire Cya Mutabazi. Ibijyanye n'amateka agaragaza ubunararibonye bwa Ruganzu Ndoli bwatumye bamwita Cyitatire Cya Mutabazi bigaragara mu nyandiko ifite umutwe ugira uti Kutura Ibishyito, Kurara Ibishyito. Izi mvugo zombi zakomotse kuri Ruganzu Ndoli n'ibishyito bya nzira ya Muramira ahasaga ikinyejana cya 15. Ruganzu akibundura u Rwanda yaritatiraga agatera, ntiyari nk'abandi bami b'i Rwanda bagiraga abatasi babatatira amahugu bazatera. Niyo mpamvu ikivugo cye kigeraho kikagira kiti ndi Cyitatire Cya Mutabazi naritatiye ndatera, ntera ababisha ubwoba. Ubwo atikije kwa nzira ya Muramira mu Bagara mu ntara ya Kivu, yari yabanje kuhitatira ubwe. Yavuye mu Rwanda ajya kumuhakwaho. Agezeyo akoma yombi ati Nyagasani nje kugukeza ngo uzandeme amaboko n'amaguru, kandi nje ncitse Ruganzu. Banteranyije nawe yankundaga, mbonye maze kugira ubuhake buke kandi nari umutoni, nkubitiyeho no kuba nari intwari mu ngabo ze, mpitamo kumucika. Ndakugana ngo unyikirize nanjye nzakubera intwari. Nzira byumvisha arishima abaza Ruganzu ati uretse ubutoni n'ubutwari ubundi wari ufite umurimo ki kwa Ruganzu? Undi ati nari umucanyi n'umucuranzi. Nzira yumvishe gucuranga nabyo biramushimisha, abwira Ruganzu ati nanjye uzajya unkorera iyo mirimo yombi, gucana no gucuranga. Amubaza uko yitwa, undi ati nitwa Cyambarantama. Ruganzu abona ubuhake atyo kuri nzira ya Muramira. Bumaze kwirajya mu gitaramo aracuranga rita hanze, baramushima. Bukeye abwira Nzira ati nimumpe intorezo njye kwasa inkwi. Barayimuha, ajya mu ishyamba, yasa imiba myinshi ararunda, atahana rumwe. Uwo munsi Nzira arahigisha, Ruganzu nawe ntiyatangwa. Ati ndi Cyabakanga, ndi umukanguzi w'amacumu, nacumitiye bwenge kuri Kivirivindavira imbuga, nishe Nyaruzi ya Haramanga ku mukingo wa Makwaza, nishe Mpandahande ngira ngo mvirire iruhande rimwe. Abari aho baramushima, ariko bamwe mu batasi ba Nzira baraye inkera babaza Ruganzu bati icyo kivugo ko ari cya Ruganzu Ndoli? Undi ati kwa Ruganzu bivuga ikivugo kimwe. Icyo gihe Nzira akagira ingabo 100 zimuraririra, zigasimburana ku matsinda abiri y'abantu 50 buri tsinda. Izo ngabo zikitwa Ibishyito, zatwarwaga n'icyegera cye Mfashuzo. Ruganzu yigira inama ya gitasi ati Nzira namara gusinzira nzajya njyaho ibishyito byota mbiganirize ndetse n'abicurangire. Abigenza atyo, ibishyito biramukunda baramenyerana. Bukeye yasubiye mu ishyamba kwasahura na bamwe mu bisumizi baje kumubaza aho ageze ubutasi bwe. Arababwira ati Nzira we naramushyikiriye, maze kumumenya imbere n'inyuma, ariko agashobero nabaraririza ibi. Barara bahindurana bakarikesha. Ati nimugende mumare uku kwezi, muzagaruke mu gutaha nzababwira aho mbigejeje. Barataha, Ruganzu nawe yikorera inkwi ze arataha. Nimugoroba ajya gucanira Nzira no kumucurangira. Nzira amaze gusinzira asanga ibishyito baraganira, bikaba bifite inzoga, biramuha barasangira. Ruganzu ababoneyeho gutata koko. Ati ino mufite inzoga nziza, ariko iwacu haba iyitwa inturire izitambutse zose. Ibishyito biti ese iyo nzoga twayibona dute? Ruganzu ati nimwihorere, mfite umwana wanjye ujya yiyiba akansura, nzamubwira yinzanire mbahe mwumve. Bibaho.
ukwezi gushize asubira muri rya shyamba ahahurira n'ibisumizi bibiri ari byo Muvunnyi na Rucinya. Bamubaza aho bigeze, nawe ati maze kubashyikira, ahubwo nimugende, ejo bundi tuzahurira hano munzaniye inzoga y'inturire mu njyabwami. Nzihera ingabo za nzira nababwiraga ko arizo zankuye umutima. Basezeranaho barataha. Hashize iminsi 2 bongera guhurira mu ishyamba bamuzaniye ya nzoga. Barayisogongera barayimuhereza, nawe ayihisha mu ishyamba ajyana inkwi mu rugo. Azigejejeyo asubira mu ishyamba kuzana ya nzoga, ayishyira mu gihuru cyari inyuma y'urugo. Bugorobye ajya gucana, aracuranga nk'uko bisanzwe. Nzira amaze gusinzira, Ruganzu yisangira ibishyito ku ikome, ariko nta nzoga afite. Arababwira ati ubanza ya nzoga nayibonye. Aragenda arayizana, arasogongera. Igishyito cya mbere ahereje kiratangara, kibwira ibindi kiti namwe nimuze mwiyumvira icyo mutarabona. Baranywa, baraganira, barasabana kuruta mbere. Ngo buke Ruganzu asubira mu ishyamba ajyanye ka kabindi. Atuma Muvunnyi na Rucinya ngo basibe rimwe, bazagaruke bazanye inzoga z'inturire 50 kandi bazaza ari igitero. Bahera ko barataha. Ninjoro Ruganzu asezeranya ibishyito kuzababonera inzoga nyinshi. Ibishyito bimubajije igihe azayibihera, abisubiza ko azabibwira umunsi. Nuko Ruganzu amaze kubirindagiza atyo, yigira inama yo kujya kwa Mfashuzo, umutware wabyo. Arara yamucurangira agira ngo amenye imiryamire yabo n'igihe bakangukira. Mu gitondo asubira mu ishyamba, ahurirayo n'ibisumizi bamuzaniye inzoga 50 yabatumye. Abereka aho bazitereka, ati maze mujye kure yazo, nanjye ngiye kubwira ibishyito tuze kuzikorera nijoro. Ubwo namwe mube mwitoyemo 2 badukurikire runono, bajye mu gico cy'inyuma y'urugo kwa Nzira bumva ibyo tuvuga, maze igihe nikigera babarengurire mutere. Aragenda abwira ibishyito ko inzoga zabonetse. Bwije bashyira Nzira bajya kuzizana. Baritereka barasinda. Arabashuka ati mube murambaraye, ndasigara ncuranga, kandi nihagira igikoma ndabakangura. Ibishyito biriryamira byose. Bimaze gushyirwayo, Ruganzu aromboka ajya inyuma y'urugo kurengura ba bandi. Ati nimuze basinziriye. Abacamwe amashinga, bamwe abashyira ku bishyito, abandi abohereza ku rugo rwa Nzira. Abasigaye bajya kwa Mfashuzo kubambira. Bamaze gukwira amashinga, urugo rwa Nzira baruha inkongi, bamugwa gitumo baramwica. Arapfa umutware we Mfashuzo, birapfa ibishyito na rubanda rundi. Ibyo kwa Nzira biratikira, Ruganzu amuganza atyo. Kuva ubwo Abanyarwanda benderaho. Babona uhunyiza mu gitaramo nk'uwisinziriza mu mayeri bati dore ngo nakaratura ibishyito ye. Bakaba bacishiriza uko Ruganzu yatuye ibishyito bya Nzira inzoga abatata mu cyayenge, ngo azabone urwaho rwo kubica. Babona uraye acanye cyangwa urwaje undi wenyine bati yaraye ku gishyito. Ubwo bakaba bazirikana ko Ruganzu yaraye acanye kandi acuranga kwa Mfashuzo, umutware w'intebe mu bishyito bya Nzira. Turagushimiye wabanye natwe, turakwibutsa gukanda subscribe kugira ngo ujye ubona ibindi biganiro byiza bijyanye n'umuco n'amateka tugenda tugutegurira umunsi ku munsi. Bye bye.